Kuri inshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, nasabwe gutanga ikiganiro kigufi ku rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngira ngo inyito yayo mu Kinyarwanda arananiranye, ariko ugenekereje yenda wayita ishyano, kuko narindi zina ngira ngo riraboneka mu Kinyarwanda. Urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rutangirana n'urugamba rwo kwibohora. Ngize amahirwe yenda kujya gutanga iki kiganiro Rose avuye hano, amaze kuduha amateka ye nabe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Biramfashije rero kugira ngo umuntu yerekane uru rugamba inkomoko yarwo. Aho umuntu yavuga ko urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rujyana n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, umuntu yabigereranya n'ubuhamya bwa Rose amaze kutubwira: itotezwa, ivangura, ibikorwa bibi byose yagiye abona mbere ya jenoside. Urugamba rwo kwibohora rwabereyeho iki? Ku RPF yahisemo iyo nzira. Hano hari abakuru babizi neza, yewe umuhagaze imbere yanyu. Urwo rugamba rwo kwibohora, uretse kureba u Rwanda ku ikarita gusa ukamenya ko u Rwanda ruherereye ahangaha, n'umupaka warwo n'igihugu navukiyemo cy'amahanga na rimwe narakageze kuri uwo mupaka. Natashye mfite hafi imyaka 24 cyangwa 5, ndi ofisiye wahandi, ukwabo nari ingabo yahandi. Uwo mwuga njya kuwujyamo w'igisirikare ni yari amahitamo. Umunsi umuntu ashobora guhitamo kujya mu gisirikare, ari amahitamo. Iyo mpamvu ifitanye isano n'iyi jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo tubwirwa amateka tutangirira ku bukoroni. Abakoroni bamaze kugera muri iki gihugu, ibyo bigishije urwango, ivangura, bifata intera yabyo, ndetse bivamo Abanyarwanda gutangira kumeneshwa. Ariko Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, banyakubahwa muri hano, amateka y'ubukoroni ntabwo ndi buyatindeho. Icyo nayavugaho nuko nitukwiye guhezwa n'amateka y'abakoroni. RPF ihagaritse genocide yakorewe Abatutsi hashize imyaka 32. Ndabona hano hari abantu batoya benshi. Umuntu waba afite imyaka 32 afite ubumenyi buhagije, afite n'ubwenge buhagije. Bivuze ko ubwo bukoroni bwagombye kuba butakiri mu mitwe y'abana b'Abanyarwanda. Uru rugamba rero rujya gutangira nta kindi cyarutangije, rwatangijwe na ka karengane ko Rose amaze kutubwira. Kandi rwagiye gutangira abantu baragerageje izindi nzira zatuma ikibazo cyacu nk'Abanyarwanda gikemuka mu nzira nziza. Mfite abasaza bamuzengarambe ndababona hano, bagomba kuba barakoze byinshi icyo gihe kugira ngo icyo kibazo gikemuke mu mahoro. Kirananirana. Abantu bari mu buhungiro icyo gihe
bahitamo gushakisha ndetse n'ubundi buryo bwo gushyiraho umutwe wa politiki wabafasha kugira ngo bumvikanishe akababaro n'ikibazo bafite ariko batahe mu mahoro. Zarano ziravuka biranga mu 1987 RPF iravuka. Ndihuta 1990 byose bimaze kunanirana. RPF ishinga umutwe w'ingabo ariwo RPA. Nibwo yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Turataha. Yakwa mushyitsi mukuru banyacyubahiro muri hano. Uyu munsi intambara duhanganye nayo ni ngengabitekerezo ya jenoside. Hano mbaturanyi bacu hafi Kongo ho wavuga ko yashinze imizi ikomeye cyane. Ndetse mukunze kumva ibivugwa Rwanda rwateye Kongo, Rwanda ruteye Kongo imyaka 70 ingahe. Ariko abantu bajye basubira inyuma bibaza amateka ya Kongo natwe nayahe. Muri 1990 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 RPA itangira urugamba rwo kubohora igihugu. Ingabo zabanje kwimira abana b'abanyarwanda zibabuza kwinjira mu gutaha iwabo n'abazayirwa. Jeno Murenzi arahari hano arabizi. Tumaze iminsi tuganira n'abanyeshuri bacu biga mu mashuri makuru ya gisirikare, tujyana nabo tukajya kubigisha amateka y'urugamba. Tukajyana n'abahoze mu ngabo za kera na RPA tukabigisha ayo mateka. RPA kababwira amateka yabo, n'abahoze mu ngabo za kera bakabwira amateka yabo. Ariko icyo twasanze twese mu batabazi ba mbere batabaye n'abazayirwa. Uyu munsi ni bakongomani. Hari ubwo u Rwanda na Kongo birirwa turega uwabanje gutera undi nindi. Batwimira batubuze iwacu gutaha. Twaravukiye mu mahanga. Ariko wa mugani baca ngo umwana ugi kuzimu n'ugi wabo nawe umujya imbere. Batugiye imbere ni batuza gutaha. Aho rero kugira ngo RPA itangire urugamba nta yindi nzira yari ihari uretse gukoresha ubwo buryo bwo kurwana. Urugamba rugitangira mu 1990 ngira ngo ku itariki enye niba atari 5 ingabo z'u Rwanda zari zamanutse zizije kugira ngo zimire igitero cya RPA. Zatumijweho zibwirwa ko umwanzi atari hariya ahubwo umwanzi ari hano mu mujyi wa Kigali. Bazikura ku rugamba bazizana hano mu mujyi wa Kigali. Urwo rugamba ingabo zari zijeho muri mujyi wa Kigali kwaro gufata ibyitso, ubwo ibyitso barabatutse. Yenda n'abandi batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana icyo gihe. Icyo ni kindi kimenyetso kigaragaza jenoside tugiye kuvugaho. Urwo rugamba rero rutangiye habaye igerageza nkuko Rose yari tubwiye muri za 73. Ariko mu mateka y'u Rwanda tuzi ko guhera muri za 59 hagiye habigerageza rikorerwa ku bantu bamwe. Kanihute rero maze kwerekana iryo toteza, iryo vangura, ayo macakubiri yose yatumye haba urugamba rwo kwibohora. Urugamba ruratangiye 90 rurarwanwa 91, 92, 93 haba imishyikirano. Yatangiyeho na mbere za Nsere, Bardorite n'ahandi. Mishyikirano itangiye, turi mu mishyikirano leta y'u Rwanda nanone itangira kwica abatutsi. Za Bugesera, Kibirira, Abagogwe n'ahandi. RPF nanone itanga ubutumwa ibwira leta y'u Rwanda ko igomba guhagarika ubwo bwicanyi, itabuhagarika ko yo iri buzi kabuhagarika. Bari barabigize ingeso, wari umuco. Bagati mwice mwebwe nta kibazo. Byabaye ngombwa ko nanone RPF ifata icyo cyemezo, afanda hamagara bayoboraga imitwe y'ingabo. Icyo cyemezo kirafatwa, agaba ingabo kugira ngo iryo geragezwa cyangwa se iryo tangizwa rya jenoside ryari ritangiye rihagarikwe. Hagabwa igitero guhera mu Mutara
kugera Ruhengeri biteberigwa ku ngabo z'u Rwanda. Abari hano mu gihugu murabyibuka byageze hano Rulindo, Base, Zangarama, umujyi wa Ruhengeri, nabwo ubutumwa buratangwa, haba imishyikirano isaba RPF kongera gusubira inyuma kugira ngo imishyikirano ikomeze. Ibyo biraba, ariko hajyaho na kondisiyo ko iyo zone tuvuyemo na leta y'u Rwanda itayijyamo, iba zone tampo, ikajya icungwa na Loni cyangwa se GOM, ingabo za Afurika zari ziri hano. Nyuma yaho rero imishyikirano yarakomeje, singiye muri byinshi byo babagosora bavugaga ku mishyikirano yangaga, byo Habyarimana yavugaga, amasezerano ya Arusha, bikarito bimeze bite. Habyarimana atangira guforma imitwe y'intera hamwe nubwo bari barayiforomye imbere hose. Rero bundi turi muri ibyo biganiro nabo ba officers bacu, mugenzi wacu umwe yaratubwiye ati murebe ikibazo uburemere bwari buhari. Habyarimana yagiye mu Ruhengeri, mu Ruhengeri hariya hari ingabo z'igihugu icyo gihe. Ahageze aho kugira ngo ahure n'ingabo, ndetse yaratubwiraga ati kuva bayeho yahuye n'ingabo rimwe umunsi bafata Kagitumba, ubundi ntabwo yajyaga ahura n'ingabo. Ageze Ruhengeri ingabo ziri uruhande aho ngaho, aho kugira ngo ahure n'ingabo ajya guhura n'intera hamwe muri stade ya Ruhengeri. Ibyo bintu mujye mubyumva, kuko uwavuga ngo uyu munsi afande uyobora iki gihugu yaza akajya guhura, usibye ko iyo mitwe idahari, yareka ingabo z'igihugu akajya guhura na militias. Ariko Habyarimana yarabikoze. Icyo bivuze ni iki? Afite ibyo yateguraga, ariyo genocide yakorewe Abatutsi. 94 ndege Habyarimana iraguye, Abatutsi barashize. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mwese muri hano n'abandi mwese turi hano, tujye twibaza ikibazo kimwe. Habyarimana ngira ngo yagiye ku butegetsi 73 kugera 94. Tujye twibaza ikintu kimwe. Habyarimana ko yari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, u Rwanda rwigeze rugira repubulika ebyiri, Repubulika Hutu na Repubulika Tutsi. None se ko yapfuye ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aba banyarwanda yarabereye umuyobozi bazize iki? Abanyamahanga ni abanyarwanda. Ko genocide yo mu Rwanda uko yabaye, banyakubaha Minister Dr. Biruta barahari, muturanyi yicaga mugenzi we, umuntu yashingiye yaramwicaga, ngica kwa data bukwe bakanyica. So ikibazo rero kibazwa aha kizana ngo Habyarimana arapfuye Abatutsi barishwe, ko ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Abatutsi baziraga iki? Iki rero kituzana kuvuga ngo kwerekana uko genocide yarateguwe, itegurirwa igihe kinini, irigishwa, ishakirwa amazina, ishakirwa ibikoresho, ishyirwa no mu bikorwa ku buryo bugaragara uko bazayikora. Kandi byarakozwe. Genocide itangiye gukorwa, afande yahamagaye amahanga, aratabaza, mutabari. Mahanga avunira ibiti mu matwi. Isi murayizi irakomeye. Mubona vuze batabaye mbere, batabaye u Rwanda icyo gihe, sinavuze Abafaransa bari barimo, Ababiligi ngira ngo barimo basohoka, kuko intambara twarwanaga hariya cyane cyane abantu bakoreshaga imbunda twakwita za karahutaka bari Abafaransa. Ariko muri genocide baranaje, murabizi ko baje muri zone turukwazo. Niyo bahaguruka gusa bagatanga ubutumwa, bakohereza ingabo zabo, bakohereza indege ebyiri gusa,
byarashobokaga ko genocide itaba 100%. Ayo mahanga yatabajwe, abagerageje kuza basize abantu Ndera hariya, basiga abantu Kicukiro, bikorera bene wabo, bikorera ibibwana by'imbwa n'ibindi, basiga abantu. Byo tuvuga ni ibintu biri on record. Ababyeyi bahagaze imbere y'ibyitwa ngo n'umuryango mpuzamahanga batabaza bati muragiye, baratumaze, barabisha abo bantu bose, barashize. Tariki 7 Fanda afata icyemezo, ahamagara abayobozi b'ingabo za RPA, agaba urugamba kugira ngo duhagarike genocide yakorerwaga abatutsi. Abateguye genocide bari barayiteguye neza, hari ingabo zihagije n'izindi nzego z'umutekano, ariko hejuru y'ingabo bari bararikurutinze intera hamwe zihagije, zifite n'ibikoresho bihagije, zahawe n'ubumenyi mu buryo bwo kwica. RPA mu guhagarika genocide, birumvikana ko ingabo za RPA n'inyeshyamba zari nkeya, ibikoresho twari dufite byari bikeya, ariko ubwo buryo butoya afandi yabukoresheje uko bishoboka kose kugira ngo harokorwa abanyarwanda. Birumvikana iyo ushaka kubabaza umwanzi, ushaka hari umutima. Ubu twese ko turi ahangaha, umutima uhagaze biba birangiye. Ushaka rero hari umutima ukaba ariho ubabaza. Yagabye ibitero, navuga ko ari mu bice bitatu. Bataye 3 zihabwa misiyo kuva Butaro, Miyove, Kyondo. Ubwo bazi ibyo bice murahumva, ibirometero byinshi kuva hano, kugira ngo zize zihuta. Kandi umwanzi kuva Kyondo, ubu ni mu karere ka Nyagatare, ukava Miyove muri Gicumbi, na Butaro igice kimwe kiri muri Gicumbi, ikindi gice kiri muri Musanze. Kuva aho kugera Kigali harimo pozisiyo zikomeye cyane z'abasirikare b'u Rwanda icyo gihe, ushizemo opsi Byumba na opsi Ruhengeri na opsi Mutara. Izo ngabo zahawe mission kutarwana hagati aho ngaho, mwanzi mu musigi inyuma, mwebwe mukomeze mujye Kigali. Birumvikana ko izi ngabo kugira ngo zizi Kigali, wa mutima nababwiraga kwari ukugira ngo umwanzi hano Kigali ariho hari presidency, ariho hari etat major, ariho hari radio, ibyo bintu byose biparalysingwe kugira ngo umwanzi abure uburyo bwo gukomeza kwica uko yabishakaga. Arongera mu gice cy'Iburasirazuba afata izindi ngabo zica mu gice cy'Iburasirazuba kuzamanuka zigana mu majyepfo, afata izindi kujya mu gice cyo mu majyaruguru, Ruhengeri zikagaruka mu gice cya Gisenyi. Icyo gihe iyo mission ntabwo yari yoroshye. Mu cyifuzo cya Fande, mu cyifuzo cya RPA, twifuza kurokora abantu benshi uko bishobotse, ariko kubera imbaraga z'umwanzi yari yaragennye mbere hose, ntabwo byadukundiye ko byari bikwiye. Birakorwa izo ngabo mu minsi 3 zavuye i Kigali, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. Nako zari zavuye muri icyo gice cya Byumba, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. N'izindi nazo uko nababwiye uko zagiye za advancinga, nazo zigenda zigera muri ibyo bice. Nguko uko urugamba rero rwashoboroshe kugira bake barokoka bashobotse. Iyo biza gukunda zikaba ari ingabo zihagije, twajya kurokora benshi, ariko ntabwo byakunze. Abarokotse rero bakeye. Uru rugamba rwo kubohora, rwo guhagarika genocide, rurimo ibintu bikomeye. Cyamumva abantu bavuga double genocide, n'abarokoye noneho hasiga abandi bahimbye ngo
RPN yarokoye Batutsi, ibyo bigambo byose by'ingenga bitekerezo byo gupfobya byose. Genocide yakozwe na leta yari iriho ya Habyarimana na Sindika ubwabo, ku mugaragaro bayikora ku manywa. Genocide yahagaritswe na RPF ku manywa, nta wundi wayihagaritse. Ntabwo ari abadusakuriza kubera ko bategeka isi, ntabwo ari abangaba badukikije kubera ko uyu munsi bafite interahamwe bashyize mu gituza bonsa, ariko wonse interahamwe wese azibonera. Urwo rugamba rero ntabwo rwari rworoshye, rwari rukomeye cyane. Tukunze kubivuga mu biganiro nk'ibi ngibi iyo tubivuga. Njya nibuka tugeze Kiramuruzi, amakuru araza ko Rwamagana batangiye kumara abantu kandi bimeze nabi cyane. Harabambye, hari ingabo nyinshi ziri imbere aho ngaho, hari interahamwe, hari teri tutazi. Ariko mu mabwiriza fandi yaduhaye aratubwira ati batayo nari nyobo niyo leta Kano bagira yarayoboye, mukoresha ibikoresho byo mufite. Twari dufite imbunda yitwa Katyusha, turagenda tuyishinga ahantu tugapfa kurasa Rwamagana. Nyamuna abantu batanga ubuhamya ko iyo mbunda ifite abantu benshi yakijije. Ibikombara bitangiye kugwa Rwamagana, interahamwe kugira ngo zongere concentratinga kwica abantu, zagize ubwoba zitangira kugira zite kwiruka, abantu barakira. Urwo ni urugero rworoshye. Turi aho ngaho Kiramuruzi, mu gitondo cyaho tugeze Gahini, misiyo twahawe no gukomeza za Kayonza tukajya Kibungo. Umuntu araza atabaza ati nimutabare Abatutsi bose bahungiye muri paruwasi yitwa, ubwo ndavuga igice gihe naciyemo, ubwo na bagenzi bacu hari abandi baciye naho hari hakomeye hatyo, barimo kwicwa Karubamba. Ubwo tuba tuhagaritse kujya Kayonza, tubanza kujya Karubamba. Igihe cyose uko wahagarikagaho gatoya, ubwo iyo uhagaritse abantu imbere barashira. Nuhagaritse kubera ubushake, ahubwo uhagaritse kubera ubushobozi bukubanye butoya, kandi ugomba gutabara. Kugera Karubamba hari abantu bajya bakina n'amateka y'u Rwanda. Hari abantu bajya bakina n'amateka. Kugera Karubamba ya 1994, niba ari mu matariki nka 13 cyangwa 8 aho ngaho, byari bindi byari bisazi. Njya mbwira abantu, aba bazungu hari ubwo bitetesha. Nigeze kubona ingabo z'Abanyamerika zagiye kurwana muri Iraq, zigarutse zose ngo barahahamutse bagera depression, babatwara ahantu ngo kujya kubondora no kongera ngo batungane. Hako njya nibaza impamvu tudasara, njya nibaza impamvu tutasaze. Tukaba turi abantu tugenda. Impamvu mbivuga niyo shusho ya Karubamba twabonye icyo gihe. N'ahandi hose, kugira ngo mine kiganiro nahawe gutanga. Aho twacaga hose, hano mu Burasirazuba ahantu hitwa Rukumberi, abantu bakagenda bakagota abandi bakabatwara bakabashyira mu gifunzo, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica bakajya bacyurwa nijoro. Ntubasha kubageraho kandi abantu barahari. Tibuka turi aho ngaho Rukumberi, ingabo zacu ziri Ririma, hano kuri prison ya Ririma. Byabaga ngombwa ko afande ukuntu yayoboraga urugamba, ahabaga hakomeye cyane, yakuragayo bamwe akabaganisha ahandi. Ubwo abari Ririma abagarura mu mujyi kugira ngo baze hano za Kicukiro cyangwa Gikondo. Ririma hasigara abasirikare nka 30. Turi aho ngaho turi Rukumberi, tubona abasirikare 30. Ku maradiyo y'umwanzi twumvaga
twumva agiye kubateza batayo imwe n'igice hari abasirikare 30 tubareba kuri police uko babarasa hagati yacu nabo harimo Lake Mugesera muri bubone ko wambuka aho hantu Gashora turarwana Gako yafunze biragusaba ko kugira ngo wongere uze Ririma urava Ririma uce Kibungo ugaruke uze Kabuga ufate uyu muhanda ujya Kabukubo turabikora mu gihe gito byose ibyo ngibyo birakorwa yakubaha mushyitsi mukuru rero urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi kuruvuga mu minota